uko mubibona ubu ngubu turimo turava muri Majerwa, twerekeza mu mujyi, nubwo ariho naho ari mu mujyi, ariko nyine turimo turasohoka mu kigo cya Majerwa. Ahangaha ni kuri RBC, aho bakingirira icyo bita yellow fever. Aha mubona tugeze kuri sitasiyo iri imbere ya Majerwa. Urabibona Kigali rwose iratengamaye. Kigali kubona rwose amakamyo aba yuzuye. Aha tugeze ni kuri polisi, ni ahantu polisi yahoze ibika ibinyabiziga byagize ibyaha cyangwa byakoze impanuka. Ubu ni icyakorera, isigaye ikorera i Karuruma. Aha tugeze ni kuri Hyundai, ahantu bagurishiriza amamodoka mashya rwose meza, afite iterambere rikomeye cyane, ndetse ubu ngubu bafite n'amamodoka ya za hybrid agenda neza, akoreshwa n'umuriro na essence byose. Dusohotse muri Majerwa rero, tugiye kugera kuri feruje za Rwandex. Ubu niho tugeze, murabibona neza, niho tugeze. Tugiye gukata dusa n'abajya mu mujyi. Aha tugeze muri feruje rwose. Abapolisi baba barimo gukora akazi kabo neza, baziyobora ngo zitakorana impanuka. Ubona ko ibintu biba biri kugenda neza cyane. Icyo nabibutsa cyo ni uko uyu mujyi ari umujyi mwiza cyane, ni umujyi urimo kuvuka kandi ni umujyi waguka, ni umujyi ku bafite amafaranga bashobora gushoramo rwose bakagira iterambere ryiza, bakaba bakira, bakaba abamiliyarderi nk'uko abandi babibona. ya green abantu baza kwicaramo. Harimo akajarade keza, harimo utwatsi, harimo intebe, mbese ibintu ni uburyoshye. Iyo ushaka kuruhuka uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa uri kumwe n'umuntu mushaka kuganira, ushobora kuza ukicarira hano. Intebe zirahari, hari jaride, hari akayaga, usibye ko ubu ngubu imvura yaguye, ariko rwose wahamererwa neza ugeze hano hantu, stress yashira. Aha ni ahahoze hitwa kwa Mironko, kuri arete yo kwa Mironko ni haruguru, ariko iyi arete bisi bayita kwa Mironko. Turakomeje. Ni uku nguku Kigali isigaye imeze, ni uku Kigali isigaye isa, iraryoshye cyane. Aho ni kuri free lap, na alimentation nini cyane, ifite ibyo kurya biri fresh, ndetse ifite n'ibyo kurya byatunganyijwe n'inganda biryoshye cyane. Uyu muhanda niwo uri mu mihanda izana ibicuruzwa ibijyana Majerwa. Niho akenshi amakamyo anyura, niho akenshi anyura abagiye gufata ibintu byabo biri Majerwa, niho abantu banyura bajya mu bice bya za Remera, Kabuga n'ahandi. Mbese uyu muhanda ni ingirakamaro ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo nicyo nababwira. Imbere yacu hari igaraje rinini
igaraje rikora imodoka za Mitsubishi igarandije kabisa, naryo riri mu iterambere rifite ikoranabuhanga. Abantu bakoresha amamodoka bajya barigana bakareba ko ryabakorera neza. Aha tugeze rero, kera bahitaga ku mazi, nibagiye kubereka Kazayire turaharenzeho gatoya. Aha bahita ku mazi, iryo zina bahise ku mazi, ariko jyewe ntabwo nzi igituma bahise ku mazi, gusa nakuze numva bavuga ko hitwa ku mazi. Hakaba hakorera isosiyete nini ya sekirite yitwa Isco. Isco ni isosiyete nini cyane ikora ibintu bya sekirite. Polisi ari kutubwira ngo tugende gake gake. Turakomeje, tugiye kugera ahantu bitaga mu Kanogo kera. Ndaherutse muri Kigali, ahantu hageze byagucanga. Harimo rompwe, harimo rompwe y'imodoka zijya mu Rugunga, izijya mu mujyi, izijya i Remera, izijya Nyabugogo. Mbese harimo rompwe nyine n'isangano ry'abantu benshi. Turakomeje, aho mubona hahoze igaraje rinini rya Gatera, ariko ubu ngubu barahasenye mu buryo bwo kubungabunga ibishanga. Nta kintu gikorerwamo nk'uko mubibona, ariko haruguru yanjye murabona hari alimentation nini cyane. Hakaba na fire construction, hakaba na imprimerie nouvelle, ni uruganda runini rw'icapiro. Imprimerie ni alimentation nababwiraga yitwa imbere ahangaha niho bagurishiriza imodoka bahagurishiriza imodoka. Aho hakurikiyeho bahagurishiriza imyenda, n'iduka rinini rwose ry'imyenda. Urabona abantu bo mu mahanga bahita centre commercial, harimo ka centre commercial keza. Aho imbere mubona ni cya kiraro cyaje rwose kikabica bigacika, gicamo imodoka hasi no hejuru, cyo ku Kinamba. Bakita Ikinamba cya mbere, ariko aho bahera simpazi, nanjye numva ariko bavuga. Aha mubona hepfo, aho mubona ibiti, ni hahoze ari kwa Rasta. Japan Murindi One Love ni igihari, nayo bayikuyeho mu rwego rwo kubungabunga ibishanga n'imigezi. Ubu hari jaride rwose nziza y'ibiti, ndetse ndabona bahagurishiriza n'ingemwe. Abifuza kugura ingemwe z'ibiti mwaza kwigurira. Turakomeje rwose. Uyu muhanda mubona uzamuka ukagera kuri peyaje. Reka tuhanyure tuharebe. Uyu muhanda uzamuka ujya kuri peyaje ukajya mu mujyi. Naho hahoze ari ahantu hadatunganyije, ariko urabona ko hari etaje nini ya Rura. Katiye hano, aha mubona ni mu Kiyovu cy'abakene rwose.
aha hahoze ari umuhanda mubi w'icyondo rwose, nta muntu wapfaga kuhanyura, nta n'imodoka yapfaga kuhanyura, habaga hari icyondo kinyerera pe. Ariko murabona isuku ihari, murabona ukuntu abantu bubatse, murabona ukuntu ibintu bimeze neza. Keretse muhigereye mukabibona mwagira ngo ni kabyankuru, ariko abantu bose bateye irangi wagira ngo nta mukene uhaba. Murabibona rwose bimeze neza cyane. Aho turakomeje, aha ni ku kagari ka hahoze akagari kera. Ni umuhanda mwiza, ni umuhanda ukoze isuku, wagira ngo bahora bahakubura, nta mwanda wabona hasi, nta bishingwe, donc ibintu byose biri mu murongo uko mubibona. Hera ijisho rwose, murebe ibyo u Rwanda rwagezeho, murebe iterambere rugezeho, namwe mwihera ijisho. Aho mubona umunara kera bahitaga kuri Club Rugenge, ariko ntikihari, bahashyize umunara wa MTN niwo uduha network. Aha bahitaga mu Kiyovu muri Minitrap, hahoze amazu ya Minitrap ariko yagiye agurishwa buhoro buhoro, ubu hatuwe neza nk'uko hari hasanzwe hatuwe. Gusa icyo navuga gishyashya kiyongereyeho ni uko ari amakaburimbo meza n'amazu yaravuguruwe. Uko mwari muyazi kera siko akimeze ubu, yagize iterambere rwose. Turitegura kugera ku muhanda wo ku Kinamba. Hari ikindi kiraro gicamo imodoka hejuru no hasi, cya mbere twaciye munsi, ubu noneho tugiye kugica hejuru tureba uko byifashe. Ngicyo ikiraro imbere yanjye, iki nicyo Kinamba cya kabiri. Nuko bimeze. Kinamba rwose ni ikiraro cyiza gicaho imodoka hejuru no hasi, izijya Nyabugogo ndetse n'izijya mu mujyi zose ntabwo zibisikana, ahubwo imwe ica hejuru y'indi. Iyi ni Kinamba ya kera, murabona ko yubatse neza pe, ama etaje, nta nzu wabona isanzwe ihari, hari amazu y'ama etaje gusa. Ibintu ni byiza cyane rwose, iki gihugu kiratengamaye, iki gihugu gifite iterambere riri mu rwego rwo hejuru. Nk'uko mubibona abantu bose baba bari gutaha, haba hari amamboteyaje kubera ko abantu benshi basigaye bafite amamodoka yabo, basigaye bagenda ntacyo bishisha, ntacyo bikanga. Rwose iri terambere dufite tugomba kuribungabunga kugira ngo ntihagire icyarihungabanya ngo cyongere kidusubize inyuma. Ni wa muhanda wo ku Kinamba. Tugiye kugera mu masangano abiri, umuhanda umwe ujya ku Gisozi, undi ujya za Gacuriro, uciye kuri Texirwa mu ruganda runini rukora imyenda, usibye ko ubungubu rurimo kwimuka muri ya gahunda yo kubungabunga ibidukikije n'ibinyabuzima. Nuko bimeze. Tugiye
ujya Gacuriro uciye kuri Texirwa. Nuko bimeze. Ndabona ari ibibazo. Ni zebra crossing tugezeho.